rimwe na rimwe uzabona hari abantu bagiye batera imbere cyane ku buryo budasanzwe, bafite imitungo ndetse imitungo kamere, ndetse ugasanga bafite ubutunzi budasanzwe, ariko ndagira nkumenyeshe ko hari bimwe bigomye ndetse hari bimwe baretse kugira ngo bagire aho bagera. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi wa none ku muntu urabana natwe, uragendana natwe, ashobora kureba ibintu ndetse akamenya ibintu, ashobora kureka niba ushaka kuba watera imbere cyangwa se ushaka kuba umwe mu batunzi b'ejo hazaza. Hari ingeso cyangwa se twavuga ngo ni ibintu bitandatu ushobora gukora kugira ngo ube watera imbere, nawe ube umwe mu batunzi cyangwa se abafite agatubutse ku isi ya none, kuri uyu mubumbe w'isi, isi ya rurema. Ariko nanone ibyo ngibyo bigasaba umuntu ufite umutima ukomeye ndetse uzi icyo ashaka ndetse akaba azi n'icyo ashaka kugeraho. Niyo mpamvu niba ubanye natwe bwa mbere, ibuka kuri subscribe kuri Kizito Info kugira ngo udushya amakuru agiye atandukanye ndetse n'inama, ibiganiro bigiye bitandukanye bigiye bikugeraho ku bwinshi. Ntabatindiye rero, ku mwanya wa mbere cyangwa se ikintu cya mbere ushobora gukora kugira ngo ugere ku iterambere ryawe ni uko ushobora guhagarika kwiruka ku gitsina gore. Aho ngaho icyo ni ikintu cya mbere, kubera ko iyo wirukanse cyane ku bagore, ibyo ngibyo bituma hari inzira nyinshi zawe zishobora kuba zaburizwamo ndetse ntugere ku iterambere ryawe nk'uko ubyifuza, cyangwa se ntube wagera ku intsinzi yawe, kubera ko akenshi uzasanga ari ibintu bikuza amahirwe, biguterera umwanya, ndetse ugasanga kuba uri gushaka abagore cyangwa se uri gushaka abakobwa bagiye batandukanye bimwe mu bintu biri kugutwarira umwanya wawe w'ubusa kandi bitanakwinjiriza. Ahangaha ushobora kwibaza uti ese Samson koko ntago ari kimwe mu byo yazize? Yari afite ububasha, imbaraga zidasanzwe yahawe na rurema, ariko ikintu kimwe yazize ni ukwizera umugore. Niyo mpamvu rero niba uri umwe mu bantu bashobora kuba bafite icyo bashaka kugeraho, ushobora kwirinda kuba wakora icyo kintu. Hagarika kuba wakora iyo ngeso, kubera ko ibi ni ingeso yagiye ituma abami bareka ingoma ndetse abenshi baratsindwa ku rugamba kubera kuba bakwiruka ku bintu nk'ibyo. Niyo mpamvu hagarika kuba wakwiruka ku gitsina gore kugira ngo ugere ku iterambere ryawe. Ikintu cya kabiri ushobora gukora kugira ngo ugere kuri bya bindi wifuza gukora, hagarika ikintu cyo kuvuga ngo nzabikora ejo. Ikintu cyo gutiza umunsi ejo hakurikiyeho ni ikintu umugambanyi mubi cyane, ni umwicanyi mubi, kubera ko kuvuga yuko uzakora ejo ni ibintu bishobora kukwicira amahirwe. Hagarika icyo ngicyo, ahubwo tangira nonaha. Ubu ngubu ukibitekereza buri kimwe cyose kirashoboka, ahubwo ikintu gikenewe ni ububasha ndetse n'ubushake. Ese ufite ubushake bwo kuba wavuga uti nakora iki kintu? Kuba byonyine wabitekereje bishobora kuba imbarutso yo kuba wabikora ndetse bikanagenda neza cyane. Niyo mpamvu umwicanyi mubi ni ukubwira yuko uyu munsi utakora, ahubwo ukumva yuko uzakora ejo, ugakomeza kurindira umunsi, kubera ko akenshi iyo ukomeje kwirindireza umunsi ni bimwe mu bintu bishobora kugukoraho cyane ndetse bikakwicira imbere hawe heza. Nta na rimwe uzaba umunebwe ngo ugere ku ntsinzi cyangwa se ugere ku ntego zawe. Hagarika ikintu cyo kuvuga uti nzakora ejo. Niba impamvu rero ikintu cya gatatu ushobora gukora nimba wifuza kuba watera imbere cyangwa se ushaka gutera imbere ukagira imbere yawe heza, hagarika ibitekerezo bibi. Ibi ni bya bindi, ibitekerezo bibi, kumva yuko nanone hari ibintu wowe ubwawe utashobora, kumva yuko uri hasi cyangwa se uciriritse. Ikintu cyo kutigirira icyizere ni ikintu kibi cyane, kubera ko iki ngiki kizagutsikamira ndetse wumve yuko nyine hari icyo utakora. Isi yumva cyangwa se akenshi isanzure yumva ibyo tuvuga, ibitekerezo byiza, ibyo twiremamo cyangwa se bya bindi byose twihereza tukiremamo tuvuga uti ngiye nashobora iki n'iki. Isi byumva cyane kurushaho, cyangwa isanzure ni ku isi iremetse. Hagarika rero bya bitekerezo bibyo kuvuga yuko hari icyo utakora cyangwa se hari ikitakugendekera neza kubera ko uri umuntu uyu n'uyu, cyangwa se kubera ko hari aho uri. Iyo mpamvu nuhagarika negative critical ni ikintu kibi, kubera ko bizatuma nyine uba umunyantege nke ku buryo budasanzwe, wumve yuko hari icyo utashobora. Umunsi wabihagaritse uzabona intsinzi kandi uzabona ibyiza, uzagera kuri ya ntego yawe, rya terambere ryawe, kubera ko uzaba watangiye gutsinda. Seki bituma yumva yuko uri umunyantege nke, yumva yuko wowe hari icyo udashoboye, yumva yuko wowe hari ukomeze utamera nk'abandi. Ibyo bitekerezo bibi bihagarike. Ikintu cya kane ushobora gukora, hagarika ubunebwe, kubera ko ntago wagera ku ntego zawe cyangwa inzozi zawe ugifite ubunebwe, wumva yuko utakora. Kura amaboko mu mufuka, nimba hari ibyo uri gutekereza, nimba ari business, tangira ukore ubushakashatsi ndetse usome cyane, wige kurusha
kurushaho wige kuvyo ugiye gukora kugira ngo bya bindi umunsi wabigezeho bizagende neza. Hagarika ubunebwe rero, ntago wagira aho ugera mu gihe bwa bunebwe bwawe bugikomeje kukuganza imbere, bugikomeje kuba bwatuma wumva yuko hari ibyo utashobora. Icyo ngicyo nugikora uzaba watangiye gutsinda ndetse uzaba watangiye kugera ku ntego zawe. Byuka ndetse wumve ko wakora, wumve ko ushoboye. Wirinde ubunebwe, wirinde ikintu cyo kuvuga uti noneho ahubwo ejo. Ibyo ngibyo bihagarike. Icyo ni ikintu cya gatanu. Ikintu cya gatandatu wakora kugira ngo ube umunyentsinzi cyangwa se ugere ku iterambere ryawe, niba ushaka kuba waba umuntu ukomeye, nuko wareka ibintu byakubase. Icyo ni ikintu cya gatanu. Hagarika ikintu cyakubase, ibintu biri addicted kuri wowe. Nimba hari ikintu cyakubase gituma udakora cyane cyangwa se kikubuza kugera ku nzozi zawe, icyo kintu gihagarike, kubera ko icyo kintu ni umwanzi wawe kandi ni umwanzi wawe ukubuza kuba wagera kure, wagera ku iterambere ryawe nk'ibisanzwe. Hagarika icyo kintu rero kugira ngo ube uwo uri we. Niba ari inzoga cyangwa se ukaba warabaswe n'itabi cyangwa se ukaba warabaswe n'ikintu runaka, ako kagigwamana kakubase gatuma wumva utakora cyangwa se utagira icyo ukora, gahagarika ubundi ukomeze gahunda zawe neza bijye mu muryo. Ikintu cya gatandatu rero nk'ibisanzwe, discipline ni iya mbere. Ufite discipline byose birashoboka. Kubaha ndetse no gukominikana nabo, ukorana nabo, ubaha kandi wumve yuko umuntu ukuruta ugomba kumwubaha cyane. Niyo mpamvu discipline niwo mutsinzi wa mbere. Ikintu cyose wakora, ubwenge, ubuhanga, ubutunzi waba ufite, udafite discipline byose biba byapfuye, kubera ko nanone ubutunzi n'abantu ugomba kugira discipline kugira ngo ugendane n'abantu neza kandi mu murongo mwiza. Discipline nicyo kintu cya nyuma cya gatandatu turangirijeho. Discipline, imyitwarire myiza, indangagaciro ni kimwe mu bintu cyane bifasha umuntu ugasanga ageze ku iterambere ryiwe. Ngayo nguko rero ngewe nkaba nari nabateguriye ibintu bitandatu cyane, cyangwa se imyitwarire itandatu ishobora kukugeza ku butsinzi. Nge mwumvaga yari Kristo nk'ibisanzwe, umwami w'abajene, inzu y'ibitabo mu rungano. Ibuka gukora subscribe kugira ngo uzongere kutubona ubutaha. Mwakoze cyane.